witwa Mukristo ari kumwe na Byiringiro, nawe yari afite imbaraga yaherewe ku musaraba z'urufunguzo yari abitse. Hanyuma igihanda kirabafata kibamarana iminsi 4, ariko ntiyari azi ko ari urufunguzo abitse. Hanyuma ngo sinzi ukuntu baje gusenga baririmbye, akoze mu gatuza asanga hari urufunguzo rufungura inzugi izikomeye n'izidakomeye. Imana ihabwa icyubahiro. Naha rero nagendereye abantu benshi usanga baba bihebye. Nagira ngo mbabwire muri ubu buzima duhura n'intambara nyinshi. Umuririmbyi w'indirimbo 396 niwe wavuze ngo ni hehe abizera bazajya kuba. Muri iyi si ntaho tuzakirira, nta hantu namwe hatagerwa n'umubisha, ibibi nta hantu twabihungira. Rero nagira ngo nkubwire mu ntambara uhura nazo, mu makuba atandukanye, twibukiranye ko hariho igihe Satani agaba ikintu cyitwa ibitero biturutse kuzimu. Hakaba n'igihe Satani agusaba nk'uko yasabye Yobu, akamuteza ibigeragezo mu ruhande rw'abana bagapfa, ubutunzi bukayoyoka. Ntekereza ko iyo aba ari nk'ab'iki gihe bari kuvuga ko ari inyatsi yateye. Umwuka w'inyatsi niko nkunze kumva abantu benshi bawuvuga, ariko icyo gihe ni ibitero Satani yohereje kuko yari yagize ate, yari yamusabye. Ariko Satani yagusaba bwose umenye ko hirya yo gusabwa hariho kunesha no gushumbushwa ibyatakaye muri uko gusabwa, muri izo mbaraga wahuye nazo zikurwanya. Ubukwe burabaye, ariko groupe ngo yasengeragamo baza gutekereza ngo batariko uyu muntu wacu ubu nawe arapfuye turamushyinguye, uriya mukobwa bayigare rye. Nuko ngo baravuga bati nasezerana tuzararira inzu ye paka tuzamenye ikintu cyica abagabo buriya mugore. Ubwo bari bazi ko nawe arapfa, ariko nta muntu w'Imana upfa gupfa. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abantu ibihumbi bazagwa imbere yawe ubirebesha amaso ntibizakugeraho. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Nuko iyo rero wasenze, yakoze ubukwe yasenze, hari mu masengesho, burya umuntu asinzira ari uko yari akenshi. Hanyuma igihe cyaje rero kugera, bageye mu nzu kuryama, bararyama nk'uko abandi bose baryama. Hanyuma wa mudamu ngo ageze kurira ahise asinzira, undi kubera ko inzara yari irimo nyine y'amasengesho ntiyasinzira. Hanyuma ngo agiye kumva yumva umudamu atangiye gusepfura. Uko asepfura niko yanzuka iri kugenda izamuka iva mu nda ye, uko asepfura ikazamuka, uko asepfura ikazamuka. Hanyuma nibwo Imana yabwiraga uwo musore, yabwira ati byuka uhagarare impande y'igitanda urebe. Ariko ubwo abanyamasengesho nabo ngo bari bashatse uruntu rw'urubuye barushyira mu mufuka kugira ngo niwumva atatse bahite bakubita urugi, hanyuma bajye kureba icyo uwo muntu wababaye. Abari mu nzu ntabwo uwo mugeni n'abo bageni ntabwo bari bazi ko hari abantu babarariye gutyo, nabo urumva ni ishyaka ry'umurimo barwanaga. Nuko ngo agiye kubona uko asepfura yanzuka ikajya igenda izamuka, habona ivuye ngo muri we. Igihe ngo uri kwitegereza ishakisha ahari aharyamye, nuko Imana nibwo yamubwiraga ngo fata wa muhini umwe yari yabwiwe kugura ngo akwikire mu isuka akubite yanzoka. Hizoka ngarayikubita ati mu izina rya Yesu. Avuze mu izina rya Yesu n'abandi bakubita urugi. Bamaze gukubita urugi bati komera. Nuko wa mukobwa nawe cyangwa se wa mudamu nawe arakanguka, arababwira ati ni inzoka narindi kwica. Nuko birangira gutyo. Hanyuma barabana, basa no kubyara abana. Imana ibagirira neza. Nguko uwo mukobwa yatabariwe ku munyamasengesho. Nguko uwo mukobwa ari gihe rero ushobora gushaka umugabo akakubera umugisha, cyangwa se mu kimwe akakubera umuruho. Muraho tubahaye ikaze kuri Mwigengesero TV. Twari dukumburanye, tubahaye ikaze abari mu Rwanda cyangwa se mu bihugu by'amahanga, ko twakunze kubona abantu benshi badukurikirana cyane. Muri make rero
tubifurije umunsi mwiza wa Noheli, tubifuriza n'umwaka mwiza wa 2025 kugira ngo Imana izabashyigikire, izabe mu ruhande rwanyu kandi izabarindire umubiri n'ubugingo. Rero twagiye dukurikirana uko mwagiye mwakira inyigisho zacu, bamwe bakadusaba inyigisho, bakadusaba nimero za telefone, ariko njye nibwiraga ko zabaga ziriho, ariko bibaye ngombwa ko nzibabwira. Nimero zanjye za telefone ni 0783716951. Abantu benshi bagiye bazidusaba, ariko njye nkibwira ko twari twaragiye tuzandikaho muzibona, ngo bigaragara ko mutazibonye, akaba ariyo mpamvu itumye binsaba ko nzivuga. Muri make rero uyu munsi twifuje ko nanone twaganira ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa 7. Ni amagambo agira ati, ibyo abamarayika yarabivuze iti, ihindura abamarayika bayo imiyaga n'abagaragu bayo ibahindura ibirimi by'umuriro. Aya magambo nifuje ko tuyaganiraho, ushaka kuvuga ku gaciro k'umuntu w'Imana mu nzu y'Imana, umuntu wamenye Imana, ukuntu abaho abana n'Imana. Ushobora kuba ubana n'Imana ntumenye ko ufite agaciro, ushobora kubana n'Imana ntumenye ko ufite imbaraga zikubitswemo, ariko ubundi ziba zihari. Aya magambo rero umwanditsi wanditse iki gitabo yitwa, ntabwo bavuga izina rye, ariko bakekeranya ko cyaba cyananditswe na Pawulo, iki gitabo cy'Abaheburayo. Impamvu babikekeranya, ni amagambo bagiye bahuza, barebye ayo mu nzandiko yagiye yandika, hanyuma bakagenda babihuza. Muri uko kubihuza rero niko kuvuga bati birashoboka ko ari wowe waracyanditse. Kubera iki? Buriya ushobora kuba utuye ahantu ugakora ibintu abantu bakaba bakuzi, hagira ikintu kimwe kibaho bakavuga bati mumanze mushake uyu muntu, birashoboka ko ari we cyaturutseho bitewe n'imyitwarire ufite n'imyitwarire ukora. Bakavuga bati iki kintu kimeze gutya twagishakira kuri kanaka. Aya magambo rero nayateguye ngira ngo twibukiranye nk'abana b'Imana. Maze iminsi ngenda nganira n'abantu b'Imana, bagahura n'ingorane, bagahura n'ibitero by'abadayimoni, noneho bagatangira bakabishakira hafi mu miryango y'iwabo cyangwa se mu bantu baturanye nabo. Ugasanga umuntu ari kuvuga ati njyewe kanaka yangabye nk'igitero, njyewe kanaka yarantanze kugira ngo agire amafaranga. Si bivuga ko ibyo bitabaho, birashoboka ko byabaho, ariko nta muntu w'Imana batambaho igitambo ngo bikunde. Ntabwo byakunda. Amakuru dufite uko ateye, niyo habayeho impanuka hakakomereka umuntu w'Imana mu muhanda, abadayimoni ikintu cyose ngo bakora iyo bahageze baje kureba imirambo y'abitabye Imana, iyo harimo umuntu w'Imana ngo iyo mirambo irabasharirira, kubera yuko amaraso ya Yesu sinavuga ngo ararura, ahubwo ateye ubwoba. Aya magambo rero Pawulo, cyangwa se nubwo ndi kuvuga Pawulo umwanditsi w'Abaheburayo, yavuze ku bintu by'abamarayika, avuga ku by'umwana wayo. Bigaragara ko umwanditsi w'iki gitabo hari ikintu yari azi ikintu ku bamarayika, azi ikintu ku mwana w'Imana. Hari igihe umuntu agenda akamara iminsi mu rusengero, akarumaramo imyaka myinshi, ariko wamwitegereza ukabona ameze nk'utararukandagiramo. Sinzi umukinnyi umwe nigeze kumva ngo yigeze yajya mu gihugu ntazi, agiye gukinayo ngo bamupimye, ngo bamusangane inzara y'imyaka myinshi, nk'imyaka nka 30, kandi wamureba mu maso ukabona ni umusore w'ibigango, ni umusore ufite imbaraga, ariko bamupimye basanga ntarya. Hari n'abantu rero baba mu itorero bakarimaramo imyaka myinshi, ariko batarigeze barya ku ijambo ry'Imana ngo baryuze. Aya magambo rero nagendereye iki? Nagendereye kukwibutsa ko wowe wumva izi nyigisho waracishijwe, ugomba kumenya ko ufite imbaraga zikubitswemo. Hari umukozi w'Imana rero witwa Mose, bageze ku nyanja itukura,
yamaze kumenya ko hari ibitero byahagurutse bikomeye, kandi burya tubivuga mu magambo, ariko byari bikomeye kumva umuntu warwanaga n'umukuru w'igihugu. Farawo yari umukuru w'igihugu, ayobora igihugu afite ingabo, naho abandi baba mu nkambi, ni impunzi zarwanaga na guverinoma. Hanyuma rero ikintu cyari gitangaje cyangwa se cyari kibabaje, Mose nk'umuntu wari mu mubiri amaze kumenya ayo makuru, Abisirayeli nabo bari bamwisubiranye, bamubwira bose ko twagendaga nibura none ko batuguye ku nyanja turambuka n'iki. Mose yatungwaga no gusenga. Imana iramubwira ngo nabwira Abisirayeli bakomeze urugendo. Yari zikiri gukora, hari ikintu Imana yari yaramuhishe atigeze amenya, niko nabivuga. Ko bageze ku nyanja, Imana iramubwira ngo narambura ukuboko kwe hejuru y'amazi, akurambuye amazi aratandukana. Bivuze ngo mu maboko ya Mose hari ibintu byari bibitswe muri we bitandukanye amazi. Inshuti yanjye rero, nashaka kukubwira iminsi umaze usenga, nubwo uhura n'ibigeragezo, ugahura n'amakuba, ugahura n'ibindi bintu bikwasamiye, hari imbaraga Imana yagiye gushyiramo muri biriya bihe byose wabaye mu nzu y'Imana, muri kuriya kwitangira umurimo w'Imana, zikubitswemo, ahubwo icyo utaramenya ese zirakora ryari, zizageza ryari. Nuko Mose rero byamugendekeye. Hari n'abandi benshi bagiye babona imbaraga z'Imana. Hari uwitwa Mukristo ari kumwe na Byiringiro, nawe yari afite imbaraga yaherewe ku musaraba z'urufunguzo yari abitse, hanyuma igihanda kirabafata kimumarana iminsi 4, ariko ntiyari azi ko hari urufunguzo abitse. Hanyuma ngo sinzi ukuntu baje gusenga baririmbye, akoze mu gatuza asanga hari urufunguzo rufungura inzugi izikomeye n'izidakomeye. Imana ihabwa icyubahiro. Naha rero nagendereye abantu benshi usanga baba bihebye. Nagira ngo mbabwire, muri ubu buzima duhura n'intambara nyinshi. Umuririmbyi w'indirimbo wa 396 niwe wavuze ngo ni hehe abizera bazajya kuba. Muri iyi si ntaho tuzakirira, nta hantu namwe hatagerwa n'umubisha, ibibi nta hantu twabihungera. Rero nagira ngo nkubwire mu ntambara uhura nazo, mu makuba atandukanye, twibukiranye ko hariho igihe Satani agaba ikintu cyitwa ibitero biturutse kuzimu. Hakaba n'igihe Satani agusaba, nk'uko yasabye Yobu, akamuteza ibigeragezo mu ruhande rw'abana bagapfa, ubutunzi bukayoyoka. Ntekereza ko iyo aba ari b'iki gihe bari kuvuga ko ari inyatsi yateye, umwuka w'inyatsi, niko nkunze kumva abantu benshi bawuvuga. Ariko icyo gihe ni ibitero Satani yohereje, kuko yari yagize ate, yari yamusabye. Ariko Satani yagusaba bwose, umenye ko hirya yo gusabwa hariho kunesha no gushumbushwa ibyatakaye muri uko gusabwa, muri izo mbaraga wahuye nazo zikurwanya. Imana rero ntabwo icyubahiro. Nagira ngo rero mbibutse aya magambo ngira nti, muri wowe harimo imbaraga z'Imana. Nta muntu w'Imana ubaho mu mibereho ye upfa ubusa. Numvishe inkuru y'umukobwa wo hariya mu Zangororero. Uwo mukobwa yari yarahuye n'ikibazo gikomeye. Ari umwana, mama we yari yagiye guhinga, amaze iminsi ngo avutse. Hanyuma mama we aza kumuryamisha ahantu nk'uko inaha duhinga mu cyaro, umuntu akajyana agasambi, hanyuma noneho akaryamishaho umwana. Igihe nyina ari guhinga, hanyuma ubwo yumva umwana ararize. Yumvishe arize, ajya kureba ikimurijije, naho kumbi aho yamuryamishije haje ngo inzoka ihita yinjira mu kanwa ke k'uwo mwana. Nyina yamugezeho, uwo mwana ihita mbese igera mu nda. Cyari ikibazo gikomeye cyane. Nyina agahita ataha, ibintu biramukomerana, arataha, umwana amujyana kwa muganga. Ariko umwana nta kibazo, bamureba bakabona nta kibazo, ko bamuha imiti
bamaze kumuha imiti arataha, baragumiza bakurikirana umwana, baravuga ntiyagira mbese ikintu aba, ariko inzoka yari yinjiye mu nda ye. Hanyuma uko iminsi ihise, nyina w'uwo mwana w'uwo mukobwa yahuye n'ibihe bigoye, yatekereza ukuntu yayibonye yinjira bikamwanga mu nda, atangira kwitabaza abapfumu bamurya amafaranga, baramubwira bati reka tuguhe imiti izagenda yicire mu nda, inyuraho imyanda yose ica. Nuko akajya atanga amafaranga ye, nuko ariko umwana nta kibazo yigeze agira, arakura, maze si ugukura, akurana uburanga, arakura aba mwiza. Igihe kigeze cyo gusabwa arasabwa, arashyingirwa. Igitangaje rero muri uko gushyingirwa kwe, yakoze ubukwe kuwa gatandatu, umugabo bashyingiranywe apfa kuwa mbere. Ngo bamujyanye kwa muganga, bamugejeje kwa muganga, bamubaza aho ababara, yerekana ko ariho ababara hano mu gahanga. Noneho igihe kigeze bamupimye, ngo bahapimye basanga harimo ubumara bw'inzoka. Ko nyine yarapfuye, baramushyingura. Namwe murabyumva, igihe cyaje kugera umukobwa asubira iwabo, urumva n'umubabaro yari ahuye nawe. Nakwibaza nkababaze ni uruhe ruhare mama we yagize kugira ngo iyo nzoka yinjire mu mwana we? Hari uruhare twabona yari arahinga agira ngo abeho, ahura n'ako kaga. Ari n'uwo mwana nawe nta ruhare yigeze abigiramo, gusa ni Satani uba wagabye igitero. Ariko nimba abana b'Imana batariho, ibibazo bikavuka. Nuko asubira iwabo, umugabo baramushyingura, hagumaho kubera ko yari afite uburanga, ibintu birakomera. Igihe kiza kugera nanone arasabwa bwa kabiri, akora ubukwe, arashyingirwa. Nanone wa wundi bashyingiranywe nawe yapfuye ari kuwa mbere, yishwe n'ubumara bwa ya nzoka. Iyo nzoka ngo yamuvagamo, niyo yarumaga abo bagabo, abo batware be n'abagasezeranye nabo. Abasubiye kwa mama we, ngo batangira kuvuga ko ari umushingwe, ko atera umwaku, ahura n'ibyo bigeragezo bikomeye. Namwe murabyumva, nta kundi byagenda. Ubundi iyo ikigeragezo cyaje, iyo bibaye byiza ubanga ingata ukakikorera, ugasaba Imana kugira ngo udashikamirwa. Nimvuga ibigeragezo, ikigeragezo gishobora kuza ari mu bakozi ukorana nabo muri biro, umuntu akakugerageza mu kazi. Icyambere biro, akazi mukora sinaka papa we mwahuriye mu kazi, cyangwa se mugahurira muri ministeri runaka cyangwa se muri company runaka, ukabona umuntu ari kuguhiga nkaho ari we washinze iyo company. Usaba Imana rero kugira ngo ikubangire ingata, icyo kigeragezo ukikorere, ntikigushikamire. Ibi nibyo Hamani yakoreye Moridekayi, ariko birangira Moridekayi amwikoreye. Iherezo rya Hamani mwararyumvishe. Uko niko n'uwo mukobwa nawe yahuye n'ako kaga gakomeye, ariko turaza kumva iherezo ry'ubutabazi ko ataheramo. Nyuma rero ikintu cyaje gukurikiraho nuko yasubiye iwabo. Ibi bintu mubona biri kugenda bicika byo kutavuga ubutumwa, by'amakonseri byagiye biranduka mu murimo w'Imana, ni ikimenyetso cya Satani. Buriya hari ijambo Imana yabwiye Danieli yakurikiranye ibihe by'imperuka, aramubwira ngo imbaraga z'abera nizimara kumenagurwa, ngo uzaba ariho icyo gihe azitondera ibyo bintu. Izo mbaraga rero zizamenagurwa ntabwo ari amabuye bazafata ngo bakubita amabuye, ahubwo ni ibintu abantu b'Imana bakoraga bizamenagurwa, bigakurwaho, amateraniro agakurwaho, ibintu byo gusenga bigakurwaho, ibintu byo kuvuga ubutumwa bikavaho, amakonseri akavaho, ibihe byo gusenga mbese ni uko imbaraga z'abera zigira gute zimenagurwa. Rero iyo zamaze kumenagurwa gutyo, abari maso, abazi, abasomye ijambo ry'Imana, nibwo batangira kujya biyegeranya bagasenga bakoresheje imbuga nkoranyambaga, bagira ngo ubwo buntu bw'Imana bukomeho.
Imana rero ihabwa icyubahiro. Hanyuma rero ngo abantu baje kujya gukora konseri mu gace uwo mukobwa yari atuyemo cyangwa se uwo mudamu, hanyuma bavuga uburyo Yesu aruhura, bavuga uburyo Yesu akiza, bavuga uburyo Yesu afite imbaraga, yumva nta handi afite ubuhungiro keretse kuri Yesu. Arakizwa, amaze gukizwa arabatizwa, amaze kubatizwa abateranwa na ya nzoka mu nda, aza kwinjira muri korali nayo ayifite, hanyuma akora umurimo w'Imana gutyo. Ariko kuri iryo torero hari groupe y'abantu basenga Imana, havamo hari umusore wasenze Imana ngo akeneye umufasha wo kubana nawe. Imana iramubwira iti ndagira ngo uzasabire uriya mukobwa nzaguhemba. Nuko umusore aragenda arabimubwira, umusore mudamu aramubwira ati nta kibazo. Abikojeje umuyobozi w'itorero wamuyoboraga ngo aramubaza ati se ntabwo uzi tujya gushyingura kanaka ntiwari uhari? Ati nari mpari. Hanyuma se umugabo wamushatse bwa kabiri tujya gushyingura ntitwari kumwe? Ati nari twari kumwe. Ati none se nawe urashaka gupfa? Kandi niwe muyobozi wayoboraga mu itorero. Ndaterega n'Imana yabimbwiye. Umuyobozi we ngo aramubwira ati ubwo niryo gare ryawe? Ati kwa here. Abo yasenganaga nabo baramuhugura, baramubwira ati wa muntu we, ibi bintu urashaka kubikora iki? Uriya mukobwa ko tumufata nk'umuntu w'umushinga, umuntu wese ubanye nawe apfa, urashaka iki? Ariko ibyo bintu byose bavugaga ari uwo muyobozi we, si ukuvuga ko ari ubupagani, ahubwo ni impungenge n'imbabazi yabaga agiriye uwo musore, niko nabivuga. Hanyuma rero umusore aramaramaza, igihe kiragera arasaba afata irembo. Amaze gufata irembo, ariko abantu bakajya bamusanga bati nta kundi, iryo niryo gare ryawe, niryo gare ryawe. Ariko arakomera nk'umuntu w'Imana wavuganye n'Imana. Ku munsi rero ubukwe bwegereje, umuhungu afata ibihe byo gusenga, abwira Imana, arayiririra. Imana iramubwira iti humura mwana wanjye, ahubwo aya masengesho ukoze siyo ya mbere, no ku munsi wa mariage uzaba ufite ibihe byo gusenga, ntuzigere urya cyangwa ngo unywe, uzicare ku meza uri mu masengesho, nzakubwira igihe uzayarangiriza. Iyo tujya kugwa, iyo tujya gusubira mu byaha, turamanza tukananirwa gusenga. Hari abantu rero bafite n'amahirwe bajya bakora ibyaha bakumva nta kibazo, bagahemuka bakagambana, bamara kugambana bakumva nta kintu bibabwiye. Umuntu akanga mwene se akamushyirisha mu nzu y'imbohe, ejo akongera akagaruka agasenga. Ngeze gukora icyaha, nuko ndyamye nijoro, Imana iraza iransanga irambwira iti urabona kiriya kintu wakoze? Imana yakigeranije ngo n'imyanda nakuye muri wese ngo ndagenda nyishyira ku ruhimbi, hanyuma ngo ndatwikira, ubundi ngo nkajya ngenda hejuru. Nuko nguko Imana yasanze ingenderera, kandi nabonaga ari ikintu cyoroheje kidafite imbaraga nasikoze. Nuko hari abantu rero bakora ibyaha bakabinywa nk'uko banywa imitobe, bakabinywa nk'uko banywa fanta, ubwo bagapfa bagaceraceza. Nuko ariko umuntu w'Imana nubwo yakora icyaha te, Imana iramusanga ikamugenderera. Nuko noneho umusore Imana iramubwira ngo rero ndifuza ko uzagura isuka bahingisha, ukazagura n'umuhini w'isuka yo kwikwikiramo, ngo uzakora ubukwe biri mu cyumba uzaryamamo. Ntiyamenya icyo Imana iri kumubwira, ntiyamenya icyo Imana ishaka kuvuga. Ahangaha rero murumva Imana yarabimuhishe. Iza kumubwira ko umugeni agiye kuzabana nawe afite inzoka mu nda, ntiyari kuba kimurongoye, byari kuba birangiye. Imana beneda igira ibanga. Hari abantu benshi bakunda kwanika abantu mu rusengero, ukabona umuntu wenda yakoze icyaha runaka, ni umubyeyi, agashaka kumwanika imbere y'abana mu matorero. Ariko mu bintu nibuka Yeremiya Imana imuhamagara, yaramubwiye ngo azajye yubika. Hari ibyo abantu b'Imana bakwiye kubika bikazuburwa na nyiribihe yagarutse. Imana rero ihabwa icyubahiro. Urumva Imana yabikiye uwo mudamu ibanga. N'abandi benshi
bagiye bahura n'akaga gakomeye, umwami Yesu akabarwanaho akabarengera. Iri joro nibwo naryamye nza Imana iri kunyigisha ukuntu umumaro w'umwuka wera, iri kunyigisha turi mu minsi ya Noheli, ariko Imana yanjyanye injyana mu bihe bya Pasika, yanyibutsa ukuntu Yesu yishwe, ukuntu yagiye atera amatwi y'abasirikari baciye. Petero yaciye umusirikare ugutwi mu barwanyaga Yesu, Yesu agusubizaho baramukubita. Urwo rugamba Yesu yarwanye aruvamo nta muntu akomerekeje, haba mu mvugo haba no mu magambo. Imana ishimwe. Veronica yamuhanaguye mu maso amusigiramo ifoto y'urwibutso. Nuko Imana rero yahishiriye uwo mukobwa. Bene data, ntimugakunde kwanika abantu banyu, ugasanga umuntu ari gushaka kugaragaza ko umugabo we ari mubi, undi akavuga ati umugore wanjye ni mubi, undi akavuga inuko. Abantu tuba babi, turi babi kuva ku mano kugera hejuru. Bigaragazwa niyo twahuye n'ibigeragezo, nibwo twerekana ko turi babi. Ariko iyo izuba riho riva, ufite akazi uhembwa ku kwezi, ntawe umenya ko uri mubi. Ariko iyo ibigeragezo byaje nibwo umuntu abimenya. Nuko rero ubukwe burabaye, ariko gurupe ngo yasengeragamo baza gutekereza ngo batariko uyu muntu wacu ubu nawe arapfuye, turamushyinguye, uriya mukobwa wa igare rye. Nuko ngo baravuga bati nasezerana tuzararira inzu ye paka tuzamenye ikintu cyica abagabo buriya mugore. Ubwo bari bazi ko nawe arapfa, ariko nta muntu w'Imana upfa gupfa. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abantu ibihumbi bazagwa imbere yawe, ubirebesha amaso ntibizakugeraho. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Nuko iyo rero wasenze, yakoze ubukwe yasenze, hari mu masengesho, burya umuntu asinzira ari uko yari akenshi. Hanyuma igihe cyaje rero kugera, bageze mu nzu kuryama, bararyama nk'uko abandi bose baryama. Hanyuma wa mudamu ngo ageze kurira yahise asinzira, undi kubera ko injara yari irimo nyine y'amasengesho ntiyasinzira. Hanyuma ngo agiye kumva yumva umudamu atangiye gusepfura. Uko asepfura niko yanzuka iri kugenda izamuka iva mu nda ye, uko asepfura ikazamuka, uko asepfura ikazamuka. Hanyuma nibwo Imana yabwiraga uwo musore, ntabwo ati byuka uhagarare impande y'igitanda urebe. Ariko ubwo b'abanyamasengesho nabo ngo bari bashatse uruntu rw'urubuye barushyira mu mufuka, kugira ngo niwumva atatse bahite bakubita urugi, hanyuma bajye kureba icyo uwo muntu wababaye. Ari abari mu nzu, ntabwo uwo mugeni n'abo bageni ntabwo bari bazi ko hari abantu babarariye gutyo. Nabo urumva ni ishyaka ry'umurimo barwanaga. Nuko ngo agiye kubona uko asepfura yanzuka ikajya igenda izamuka, habona ivuye ngo muri we. Igihe ngo uri kwitegereza ishakisha ahari aharyamye, nuko Imana nibwo yamubwiraga ngo fata wa muhini umwe yari yabwiwe kugura ngo akwikire mu isuka, akubite ya nzoka. Inzoka ngo arayikubita, ati mu izina rya Yesu. Avuze mu izina rya Yesu, n'abandi bakubita urugi. Bamaze gukubita urugi bati komera. Nuko wa mukobwa nawe cyangwa se wa mudamu nawe arakanguka, arababwira ati ni inzoka narindi kwica. Nuko birangira gutyo. Hanyuma barabana, baza no kubyara abana. Imana ibagirira neza. Nguko uwo mukobwa yatabariwe ku munyamasengesho. Nguko uwo muko ari gihe rero ushobora gushaka umugabo akakubera umugisha, cyangwa se mu kimwe akakubera umuruho. Hari igihe ushobora gushaka umudamu akakubera umugisha cyangwa akakubera umuruho. Ariko muri ibyo byose inama ntanga niyi: iyo yabaye umugisha ubangira ingata ukawutwara. Nanone iyo yakubereye umuvumo cyangwa umuruho, nabwo no kubanga ingata kuzagezaho ubuturira. Cyane ko mu bigeragezo byose ngo Yesu yaradusogongereye. Rero uwo mukobwa ngo kuko yaruhukiye mu itorero, mwumvisha inzira zanyuzwemo kugira ngo akizwe. Ni konseri. Ubu konseri ntizikibaho, ni ibihe by'abantu bakoze byo kuvuga by'amavuna akirizwamo. Hanyuma asanga abantu b'Imana. Nuko umukobwa
nyina amakuru ngo yaje kugera kwa mama we, nuko igihe kiza kugera nyina niwe watanze amakuru, avuga ati iyo nzoka yamwinjiyemo ari umwana. Hari ibintu rero dufite bishobora kutwinjiramo, mboneyeho kukubwira, ushobora kuba ufite umwana wabyaye agahura n'ibintu bidasanzwe, agahura n'abadayimoni, agahura n'imyuka mibi ikamufata. Iyo myuka mibi rero nimba imufashe, we kuvuga ngo ni abamutambyeho ibitambo, we kuvuga ngo ni imiryango yagenjeje gutya na gutya, ni abadayimoni bo biyizira ubwabo. Ingabo za Satani zirakomeye. Ndagira ngo nkwibutsa kandi kantu, umwami Yesu yagiye mu masengesho mu butayu, Satani ngarahamusanga aramugerageza. Bibiliya ivuga ko ngo hari ahantu yamuhagaritse ku gasongero k'urusengero. Niyo mpamvu rero tukwiye kuba inshuti za Yesu. Niwe wenyine ufite imbaraga zo kutuneshereza, niwe wenyine ufite imbaraga zo mu rupfu n'ibyago, niwe ubitsinda. Abashaka ubugingo budashira mu mwizigiye azabarengera. Twagiye rero twumva imbaraga nyinshi z'abantu bakorera Imana. Imana ifite imbaraga, Imana igitugira neza mu itorero, kandi nawe uzakugira neza. Urumva ko uwo mukobwa yabonye umugisha awuboneye kuri uwo musore, kuko yari umunyamasengesho. Hari abasore benshi bajya batinya gusaba abakobwa runaka barababateranijeho, cyangwa abamama runaka ukabateranyaho. Hari n'abandi bajya babateranya mu matorero bakavuga ngo kanakararuga muri korali, cyangwa ukajya kumva ngo mu badiyakoni harimo abarozi, ukajya kumva ngo bazaruga igaburo rye. Ibyo bintu byose ni ibintu biba byaturutse kuzimu. Nta hantu na hamwe Imana itakorera umuntu igitangaza. Nibuke reka ne gusiga n'aka kantu k'umusore wari ufite ibigeragezo bikomeye. Ubwo ndabihuza n'aba bamarayika. Afite ikigeragezo gikomeye, ngo ise akamugerageza, ngo aza kumubuza kujya gusenga. Undi aramubwira ati papa, njyewe nzajya gusenga rwose, inyihangane. Undi ati kuwa gatanu uzahinga. Aramugerageza aranga. Ariko umunsi umwe wo masengesho ugeze, umuhungu ngo muri icyo cyumweru amara iminsi ahinga akoresha imbaraga, ariko dayimoni ntiyashakaga ko ajya mu masengesho. Bw'isi ati nzajya. Undi aramubwira ati uzagende iyo ujya. Abana bo hambere rero barubahaga, si nk'abubu. Ubu uramuvuga akajya kukurega ngo wamuhohoteye, wareba nabo ukajya mu kaga. Nuko abubu tuza tubabona, kubona umuntu yambaye ipantaro igiye kugwa, yanitse ikariso, ukitegereza ukareba ibyo bintu, wagira ngo uramubwiye ngo ni uburenganzira bwe, ariko niko abadayimoni bakora. Noneho uwo musore ngo Imana yaje kumubwira iti wowe mu gitondo uzindukana isuka, wambare neza imyenda, ufate Bibiliya yawe n'indirimbo, uzindukana isuka ujye ku murima uhanyure, nzakwereka. Nuko ngo yaragiye nk'uko Imana yamutegetse, azindukana isuka. Ageze kuri wa murima w'iwabo ahahurira n'abamarayika, niko navuga. Ngo baramubwira bati hagarara ku ruhande. Umurima ngo wahingwaga hari ibyumweru nka 3. Umurima bawujyaho, bawuhinze, barawuhinga areba. Barangije baramubwira bati tujye kubabwira baze batere. Nuko byamugendekeye. Imana irahinga, Imana ikora ibintu bitandukanye, ifite uburyo bwinshi bwo gukora. Itandukanye inyanja, iranaziteranya, yashyizeho imisozi nta kitakora. Ubwo ni ibintu twagiye tubona n'amaboko y'Imana. Rero muri make turabashimiye abari bakurikiranye iki kiganiro. Twari twateguye iri jambo dushaka kubabwira ko uburyo uko ugenda usenga, hari uburyo Imana igenda iguhindura mushya. Abamarayika ngo nubwo baba bambaye imibiri y'abamarayika, ijya ibafata ikabahindura imiyaga, ariko ngo n'abagaragu bayo ijya ibafata ikabahindura ibirimi by'umuriro. Akaba ari nayo mpamvu burya haje ibyorezo by'indwara. Icyo dusabwa ni ukugendera ku mabwiriza y'abayobozi, ariko ubundi ibyorezo by'indwara ntacyo byagukoraho, kuko nimba wahindutse ikirimi cy'umuriro kigeramo indwara zigeramo zidashya. Rero Imana ibaha umugisha. Reka dusoze dusenga kandi tubashimira. Imana ibaha umugisha, tubifuriza no kuzagira umwaka mwiza wa 2025, kugira ngo Imana izawubaheremo. Turagushimiye kugira neza kwawe. Tugushimiye ko twari twategereje kwibutsa abakozi bawe ko muri bo harimo imbaraga zibitse muri bo, kandi nubwo bahura n'ibitero by'abadayimoni,
hari uburengezi bwo kubarengera. Ukomeze rero kugendera buri umwe wese, kandi imbaraga wagiye ubabika muri bo utangire kuzikoresha kugira ngo babone ko ari abakozi bawe. Urakoze mu izina rya Yesu, amen.